the world of fashion with Jiva Collections, your home of quality style. Jiva Collection. Twigira ku ruganda tugakoresha. Yes, take a gift. Airtel yafite gift kuri gift. My friend, warubizi neza yuko amafaranga yawe ibihumbi bitatu biguhesha giga 30 zo koresha ukwezi kose. Bakahita baguhamo n'amayinite ukoresha mu kwezi kose ndetse na SMS z'ukwezi kose utamara. Ubwo ruvaga amafaranga ibihumbi bitatu harimo ibintu bitatu. Harimo giga 30 z'ukwezi kose, baguha giga imwe ya buri munsi, bakaguha amayinite utamara ya buri munsi ndetse na SMS utamara mu gihe cy'ukwezi kose. Mubane na Airtel, my friend, kanda kanyenyeri 255 maze utangire ukore process zishobora kuba zaguhesha ibintu byinshi bya Airtel. Airtel. The reason to magic. Ariko wari kunyibwira nge ntajyatsa. Wowe Jose ntabwo washobora Ibintu bikisika. Mungu wawe. kuko si isi wa Mungu hano winji. Uyu niwe wasimbuye Tukowote muri uru. Siko ari kunyara aha. Nzarwasi. Sikini mzima. Usazi wowe wabare kuroza wagira ubwenge shishwa hanze ndabona bamujyanye umuntu burira mwana ntago kira gikobwa cyaramuroze ntabwo ari gusa wowe uri ikigoryi wowe urifata ukajya kunyara hanze umuntu umeze nkawe urabona ibintu ari byo kujya uko hari hanze uzi ko nta muntu n'umwe utahaca rero ukuntu kimeze wagira ngo warasaze bundi nibiki baguhaye warifata ukagenda hanze kunyara ko gisekanuru umva ngiye vayo hano ngiye kwigisha ibintu byo kuvuga ariko umva abantu bose uzajya ubona hano uzajya ubabwira amafaranga uzajya ubaka amafaranga ubabwira baguhereza amafaranga vuga amafaranga vuga nshaka amafaranga ntabwo ari ugurishya baka amafaranga abantu nubabona hanze bari kwinjira uvuge nshaka amafaranga usare gutyo umeze vuga amafaranga nshaka amafaranga sohoka vuga sohoka yego uvuge cyane amafaranga sohoka umva ariko nkubwire ntugire ikindi kintu kimwe uvuga kandi birumwire amafaranga sohoka wese ubona hariya ahantu hose amafaranga sohoka komeza amafaranga sohoka ceceka so warusaze ibintu byose amafaranga nakindi amafaranga sohoka ariko ngo baramutumye oya ikintu mwe mugomba kumenya mu buzima busanzwe urumva ubuzima ujabame iyo minwa urayibaye urabeyuruka ni ubuzima nawe ubuzima ni reciproque cyangwa se singleton muri mate bimwe bita reciproque bimeze uko nguko ngo ni ibintu bitagaragara neza none cyo ta singleton bimeze nko entre parenthèses ni bari bijya guhura ariko ntago irimo irahura ko twarabonanye kana ngena yiturahuye ariko ngenda kwena bose muhuye kurutaho none umushyitsi yaza nawe ukabona ni ngeyemewe ibintu bimeze neza cyane urebye uyu mukobwa inezwa mwitegereza kuri bose umubonye kano kanya kuno mubonye ari umushyitsi wacu baratamwe ntabwo ntukazajya wishira mu nzego nanjye nkiri umusarabwo nanjye nijya babere oya tureke ibyo ngibyo bose reba iyi nkweto yakate nimero yanjye ntabwo ushaka kumbabaza njye nyambaye bameka mugeze ukuri uyambaye yakujabuka hahandi sinzi uko ntabwo byavamo ni ku rutangwiriye wasanga afite uko ubundi buryo kubiremo wewe ntabwo areba neza ubundi ararwaye ubwo se niyo rinete inywa amagambo adapfuye mukomeze mumuganiriza namwe aho mvugisha kenshi akabikugira ntabyo nakugiramo bamenye n'undi ibyo narabigusezeranyije kuva kera nzabigufashamo umushyingiro bamenye cyangwa nkamubwira umuntu hari umukobwa nshaka kuzakuzanira hano nkabikugiramo nivuye inyuma n'imbere zana hano ntabwo nakubwiye ngo nyimare urukumva nkabikugiramo nivuye hasi no hejuru uwo umeze ute ndamukwereka ako w'icyuki yahoze anderera umwana umwana mwiza
nyine kwemera umuyaya kubera uko nyine wari ukura guteresa wari umuyaya ese cyane ukora mu bana ngewe uyu muhungu generalize ubu mujya mugira urungu ntabwo wagira uzi ko bajya barambwira nkabasanga mu cyumba bari mu buriri bakamenya ngo mbe mbaganiriza oya shawe akabamwe nawe twaganiriye urakabye aho yaranye nembesha nawe nganze imbere ku Wala boss mwagendanye mu cyumba watera story bamenya niwe muntu aza akagusasira akakoropa akajya muri igitanda bamenya uyu ararenze soza muri minsi tugiye kuba hano iyo minsi 3 yawe uzataha uko utaje ngewe muri meze nk'andirimbo ngewe mana yanjye sinifuza gutaha uko naje nimba waraje umeze ngo uja gutaha ari idirishya none atari ngewe na boss yabyikorera oya ibyakameze mushyiramo oya ni urumva hano muri uru rugo tugira ukuntu tuganira nk'ibyo ndibyo ushobora kubyumva ariko ni ibintu bisanzwe aho ushaka bamenya icyo cyose ubuhoro byacu iyo jiko twayingoga turi babiri shyiramo gakeya shyiramo gakeya oya ni uko kiba kibeye shyiramo gakeya nta kibazo oya naho umura uzataha uko wameze mukayimena reka mwere oya mwiyogeza ba ntawe nyamwe bambe ugafasha nawe nyine turi mu nama bari busy turi busy haguruka ariko ujye mubyo mubwira ntabwo ibyo mubwira yarimo nawe baramuvugije mbakomeze mbaganirize mu ari byiza mame reka wegeze umwana wanjye bamenya bamenya wanda ikibazo muri uru rugo ibintu byose biba ubona biba bitaganiriwe sisi wenda kubaza kugenda utansubije nayenswe kuri telefone mbese ibyo nakoreshe ntabwo wabyumvise ni icyo mbaza ibintu byose biba hano mu rugo nk'uyu rwabona ndi ikibazo ni iki kibazo umusari inkoko igeze hano nakigire hano inkoko ntabwo inkoko iba yakavuka ibibazo byawe ntabwo ndabivukiramo ketchup none se akomana yanjye kuko maze kuba ikibazo muri uru rugo ku buryo umuntu wese ambona agahaguruka kandiba nk'ikimbwe haze baze ngo barankoraho ubufindo we naziranse ko zitampaye 12 ariko ibi byose byatewe na wagiye kubeshya akabeshya ko ntwite inda ye arinze kwiyinde igiye kumara imibabaro yo muri uru rugo none ndabona ahubwo ikomeje kunshumika akagozi ariko ngomba kurwana ku cyubahiro cyanjye nkongera nkaba umugore mu rugo nkakundwa akazo ngombe ndwane ku burenganzira bwanjye adasobanura bino bintu yambeshye ambwira buzanjye ntabwo ari ese ndika nigende mamita unuko ugiye se oya ntawamenya reka ngukurikire hano amafaranga soka akundi warasaze amafaranga soka mukatika dibale tubitaisha dibale amafaranga dibale amafaranga dibale amafaranga soka faranga y'iki soka we
amafaranga y'iki amafaranga sohoka amafaranga sohoka amafaranga ngwiki wa mugore ze wa mupfumu ntabwo wa mupfumu se ntabwo yamuvenga akire ako rero nibyo nari nakubwiye ngo nshaka kugushakira umuganga muzima ushaka hoya ngiye mfite umupfumu muzima ushaka gukemura icyo kibazo sibyo kandi rwose ntugire impungenge oya rwose ahubwo wowe uze gushaka ukuntu tuza kubonana umuntu atazagira n'aho abura ubuzima ako kani reka nkubaze uyu mutipe wazanya no kumbona ibintu byo bidasobanutse akanya kamwe rafite bibiri akandi kanya nk'ubu nsotse ari kuvugira kuri telefone ngo ibintu ngo by'abapfumu ngo yamurangiye ngo ntabwo yamuvuye ngo afite undi mupfumu mushyashya none ndebera none ari gusoma bibiri ubusibe ngibe nibikiwanzaniye mu rugo nguki hanyuma se urumva ndi kukubeshya ndi ikigori cyo kutamenya uko umuntu ameze kandi mbabare utanye ibibazo mfite ni byinshi ntabwo nkeneye kuza kunyongeraho noneho abazimu atari umuzimu se umuntu akanya kamwe arasenga akandi kanya agahinduka umupfumu ariko ntabwo nkubeshya urumva ndi ikigori gihe cyangwa ushaka kumufatira video nkayikwereka cyangwa ubundi ubwo nimba kwambwiye ko inshuti yawe uraho ngaho utazi ko apfumaguza kandi jya ugabanya imikino mwana ikino kibazo uzigikusoye ni bitisi ndamusura amanga ako cyakora ndabona uri ikiro miruhari ese urasenga uri umupfumu uri umurozi uri igiki akose wagira ko gusuzugura ngo murangire ngo abapfumu ahanga wifatishe biri uri kwisomesha ubusa ubundi uhagaze he urakonje urashyushye urakazi yazira igiki ibyo ndi byose ndasoma ubusa so urabona ngiye ntazi gusoma no kwandika nyende kukubaza aho ngaho biruhagaze kugira ngo umuntu amenyana kubarira ubundi urambaza iki urarwaye ngo nkuvure wumva urupfumaguza none rero wakaraza imisatsi rwose n'ubwo rwaba uteretse yajya abona rwose uri umusore mutse hano igishushanyo kiri kugenda mu muhanda muko urya inyama ureretswe se nyine urya inyama urya n'ibishyimbo se ibyo se bihuriye he inyama n'ibishyimbo ubu ufite akazi kamwe ukabona kandi ufite igihe ntiwagakora baravuze ngo urasenga wabona n'ikindi gihe ukajya gupfumaguza abakurambere b'iwanyu ntabwo ari ugupfumagura ni ubuganga kandi dore abakobwa b'iki gihe mutazi umuco nuko muvuga ubu nyogokuru wawe cyangwa se gokuru wawe ntabwo bagiye kwa muganga none uraterekera yego uterekera biwanyu niyo bagwereza imiti reka nkubwiye ntuza ibyo rutangire rero muri uru rugo muhungu we ahanga turasenga ibyo bintu utangiye uragenda ndahamagara kanimbaza gusubizeyo ikindi kandi nabonye hano harimo imyuka mibi ariko mwabana mwe muri mu biki izo nduru mwateye aho ngaho ntabwo uzi ko ndwaye nta kintu byo namubwiraga rwose
uyu mukobwa sinzi afite abadayimoni dore nari ndimo ndamusengera ndebe yuko yakwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ariko ntiyankundira. Oya ntabwo rero mugombye gutwara no gutonga no gutyo gusa yarazi ko ndi mu nzu ndwaye ubwo ze oya ntabwo mama reka tujye kwisengera ahubwo sibyo reka tujye kwisengera ngo afite n'imyuka mibi Imana yamunyeretse rwose ariko nawe ntufatirane. Oya ntabwo ufatirane mama. Oya hari abantu bijya numva ngo buzira imyuka. Oya abantu buzira imyuka wa. Oya kandi mfite bibiri ngende umukozi w'Imana rwose. N'abandi bagenda na Bibiliya. Hako kandi uri umusazi ubundi ufite ikihe kibazo nk'iyo ugenda ukazana abapfumu ahangaha umaze kumbwira ngo ntabwo ari umupfumu ngarasenga kandi njye arabinyibwire ngo nimba ngo ngakora ngo ntabwo ngo wabona akazi ngo ufite agakandi ngo ufite umwanya ukabura kugakora ibi noneho ni ibiki utangiye kunzanira mu rugo. So rero inama tugiye gukora ni inama y'ingenzi kandi y'ingenzi cyane. Tugomba kumenya uburyo dutwara ibintu neza kugira ngo hatagaragaramo icyuho icyo ari cyo cyose. Sibyo? So ikibazo dufite rero cy'ingenzi gikomeye ni umugabo witwa Rugaraba. Inde? Kalisa Rugaraba. Kalisa Rugaraba? Yego. Ni umwe mu bafatanyabikorwa nabo bafitemo imigabane mu kinyobwa kimwe mu hari. N'abandi barimo ariko bo nta kibazo. Bafite ikihe kibazo? So we ni umuntu uvuga ibintu byinshi abaza ibibazo byinshi cyane cyane kandi biri negative. So ashaka yuko tugira ibintu amakosa like atuboneho amakosa. So rero icyo nicyo kintu nshaka yuko dufatanya aho gutekereza. Rero kunenda twatuma se tavuga amagambo menshi bataza kutuvangira mu nama. Nyine gute? Ndi ariko ubu nama nabagira hari umuti nzi nigeze gukoresha cyajye barambaza uragusinziriza ukagusinziriza n'amasaha 6 ukabara akantu ni nk'akadomo kamwe ushyira mu mazi uvanga nyine n'amazi iyo gasa nk'amazi n'ubundi ntabwo kagaragara wagashyira mu kirahure ugahita usukamo amazi agahita nyine yanywa iminota mike yabasinziriye mwatangira gukora inama. Uretse gato ni ukuvuga ngo ikintu dukeneyemo hano ni ibintu bibiri. Swat ntaze mu nama cyangwa nagera mu nama turebe uburyo atagomba kuvuga cyangwa akavuga ibintu bikeya nyine nk'abandi bose. Nyine urumva ntabwo byashoboka kereka nyine habaye ikintu kimukura mu nama. None se uwo muti ko bawuguhaye urwaye urumva none ukaba mugiye kubihereza uwo Rugarava ne Rugarava icyo ufasha no gusinzira urumva we yabunywa hariya agatangira gusinzira twe tukabyita mwebwe nimwe muba muhari mukabyita nka hari inuza kuko nibiri gutegura mwe mukabyita nka bari umunaniro. Umuntu wabandi yagira ikibazo ntisenge ko nta kigize Urenga wari urwaye. Nyine urumva nge bari barambaze nkabura ibitotsi kubera uburibwe kugira rero nsinzire nkanywa na fenerga nyine to ibitekerezo ndumva ari sawa. Hanyuma se hagiri byasopa no ugasanga singisubinjiza ndamenya aho ngitereka naho mwicaza. Gerageze wambara utuntu dutoya babizi ko abagabo bari tegeko. Yego. So reka mbekere yo plan imeze sibyo turi bugende wowe uraburi mu nama. So wowe uraburimo kwita ku bantu like na protocol. So making sure yuko uwo muti ubozana kandi ntukore mistake. Ntago nabuzana gute ndashyira mu kirahure ndagitwara ukwacyo ndabanze aho nta kibazo wowe icyo ugomba kumenya nuko ikirahure kiri bujye ku muntu kigomba kujya imbere y'uwo mugabo n'umugabo w'umusaza muramubona niwe ukuzemo cyane kurusha abandi making sure yuko ikirahure
kigihembe ahubwo ikibazo mfite uwo muti urakora mu gihe kingana iki iminota mike amasegonda nako by'iminota tuba tubyihoreye ubwo gahunda ni ibyo byaba ari sawa atabanje no gutangira kuvuga amagambo menshi umuntu yaturika gusa kugira rero ngo atazana ibyo bibazo uwo muti umaking sure ko ikirahure cye ndagitwara ndabizi ndagitwara hano ntihagire bivangwa ntabwo mbivanga ngenda mushakira n'umwanya we inama ya company uyu munsi turaba turi safe cyane bamenya wakwihuse mwana reka ukuntu uba wigendesha ariko utwo wigize nk'abadamu uba wigize ngo uba wiyoroheje da yego muzawe dada yo mba nkubwire bame ndakwinginze nk'inshuti yanjye sibyo inshuti yanjye magara ntutsige ntabwo nagusiga mbabarira uyu munsi ushimangira ubucuti bwanjye nawe ndabushimangira mbushyirayo igikuma sibyo ndakwinginze ngiye kugutuma kwa Rebeka sinabikubwiye yego si uhibuka kukivugiza kwa Rebeka ndahibuka aho dufite akana k'akabebe akasuga ibyo by'umwana wari ubizaniyemo iki ntabwo nongera naho ugiye kugenda Rebeka akumere ibinini yego ubizane hano ibyo binini ubizana ubifashe neza ni ibinini byavuye mu Bufaransa urumva kandi nta wundi muntu dufite twabituma usibye ngewe nta wundi muntu nizeye nta wundi muntu ufite yanjye magarira aha ngaha usibye wowe sibyo ni nayo mpamvu nabanje kugira inama ngo ujye guhindura utwenda ufunge n'agapesi rero ujye ugenda umeze neza kwa Rebeka buriya habaye umukobwa kandi mbona yavamo sheri wawe pana bya bindi by'ubuyaya wambwira oya para bya by'ubuyaya siko twa turi kwiganirira uwo mukobwa akora ahantu acuruza utuntu tw'ubwenge nzaguhuza nawe wambaye imyenda myiza tuzashaka tuzafatira akanimba mwe tujyeyo ngiye ukuntu uri musaza wanjye dukurikirana sibyo ngaho genda ufate moto ariko nugerayo umpamagare ndishyura sibyo umbere imfura ndakubera imfura cyane usigare neza imana amahoro y'Imana akomeza asesekare kuri wowe inshallah Imana nawe kandi kugezeho amahoro bamenya wanjye aryo buriya nakubwira ngo gira umugore gira umugabo byose bigira byose urakabigira ibintu byo gusomana ariko ntabwo uzi ko haje indwara sha Maybag aha ni MacBook hari umushyitsi wanjye yita gutya ubu se indwara ikuvuye hari ikintu yaba birwaye cyakora reka mubwize ukuri nuzane ibinini neza nta kibazo byagize ndagusoma umubiri wose bame kandi nisezerano nguhaye ndagusoma wumirwe ugenda ubitekerezaho umukecuru uvanyeho amaguru gatoya kwa muhungu rero ibi ngibi ni ibiki utangiye gukora ibintu by'ibyatsi uri gushyira hano ni ibiki hano mu rugo wabuze icyo ukora ku buryo uza harimo se wabuze icyo ukora ku buryo uza gupfumagurira hano ntabwo ufite iwanyu cyangwa baterekerera baterekeraga ngo ari burya kandi mbazanye umuhungu aha ngaha
ndebera ibintu byose ari kugenda acira ibiti ari kuvugana n'abantu kuri telefone ngo abapfumu ngo ibiki ngo bwira neza ngo kaki kanimba yazanye umuranga w'umuhungu muri magana inshuti nimba bariganye simbizi none ndebera ibintu araka akanya kamwe ari guhamagara apfumu akandi kanya agafata bibiri agasoma ubu nanjye byacanze niwe washyize ibintu hano so nabandi umwana nkabandi gukina n'ibyatsi hari undi mwana dufite muri uru rugo so bari gukina nabyo ntabwo ibintu byumvikana isi ibintu birahamuriye ariko nawe ukemera ko babihashyira ako se ko nsohotse mu nzu yo gukingura ngasanga ari guhamura iby'iwabo ntese ubwo urumva ndi kukubeshya injira mu nzu wazana mama wawe umve nimba ndi kukubeshya yabihashyira ukabyemera ese kandi nkubwiye ko nyine ari umuhungu kanimba yazanye reba nawe hejuru hose yabihamanitse singibirira n'ibindi kuruye mama ibintu n'ibiki biri hano nawe bibonye gutya ariko utari wavunika nyamara n'uyu mukobwa tuba turi kumwe n'uyu mukobwa turi kumwe wabihashyize se nta wundi muntu winjiye ahangaha ni njye se ubihashyize niwe ubihashyize keza kandi urashaka nta wundi muntu winjiye ubihashyize mama nta wundi muntu winjiye aha nta wundi muntu nabonye keza kandi kuko urashaka kunyica keza barabimbwiye ko abakobwa mu rugo ubu urashaka kunyica n'akanya keza uramura iki uri kumfatira mama wawe nese ibintu ni ibiki urimo urambwira ngo umusore urimo urambwira ngo hari umusore wabashyize ngo wakanimba ngibi ngabanje nabizanye no gukora iki nese uwo musore waje mu matabo nyine umusore nyine cyacu nagiye uwa mpunga rurangana si wari wicanga uri kubira bari kubishyira nta muntu nabonye nta muntu twari ese urabona ari umwana hanyuma urumva n'injye ari nese ntabona ku buryo ushobora kubona ibintu n'injye ari kukubeshya ibintu se bashyize no kugenda bihamura iki koko keza ibintu wadukanye n'ibiki nta muntu ubonye nta n'uwo twari turi kumwe ubu muntu ari hehe uri kuvuga ngaho munyereke se umuntu uri kuvuga mbonera avuga ariko ndakubwira uriya ni umukazi w'umugabo uriya ni umugore inzara zimeze gutya ariko wumva akaba ari kumwirindira kuri telefone genda umugenzi kurya shyiguze kujya shyima umugenzi ku buryo ashyira ibintu nkaho kwicecekera ugatuza none se mbanze ibyanyu wa mwana uko mba nakubwiye twiherera nese nkayo mukuru ibintu bihamuriye wagize make nkayo mukuru ibintu bihamuriye ibi bintu rero gusa ibi bintu bizamo ibintu by'uburozi bizamo ibintu umva ibi ni imitego yayindi ishobora kurangiza umuntu yewe nzava n'amahoro naho ubundi mwana we uri mu mazi abiri sinareba ngo bende bariya umva ni imbeshu leta umva za ndaya zakuyeho iyo batakwishe ngo bakubyerogote n'icyuma baba bafite uburozi bakabuguhereza baguha ibyunamye umva ibicucu byose burya baba babifite ngatubwege se ariko none urabivugisha amatama yombi ubuse amaso ntaguha keza vuye hano Quand il se passe comme ça, en français, oui. On a femme noire, femme africaine, autrement mère, je pense à toi, au dama, au ma mère. Toi qui m'as l'état, toi qui m'as l'état. ufite iki kibazo ikibazo ufite kuko numva ushaka kwiyahuza amagambo se nimba nkuzanye hano nkubwiye ngo uze wivugisha ibyo ubonye byose wajwase wavuze wanyuma y'igihugu wayanyurani kwikiri nimba nkuzanye nama yo uza ngo uhite winjira mu nzu sit down wumve tuza nicyo ndi nshaka kubwira ngo tuza banze wumve nimba nkubwira ngo dukore ikintu tugikora baby Comment ça va? Moi je m'appelle... bamwita Bamenya. Bamenya c'est... Me, Bamenya is a friend. Is my friend, is my friend. Et moi je m'appelle Bamenya. Je suis ingénieur.
à toute façon. J'ai conduit l'école primaire de Romara et Intwali. Intwali, icyo kigo bakita intwali. It's not intwali, intwali.